Reka nongere ngo ikaze ku muyoboro mugari wa Menya ni info, reka nkubwire ngo ni itangazo nkuzaniye, itangazo nzaniye abantu bose bafite abanyeshuri bari ku bigo by'amashuri, itangazo nzaniye abanyeshuri mwese, reka mbabwire ngo iri tangazo rirabareba kandi ni ingirakamaro cyane. Iri tangazo rero rirareba abanyeshuri bose, rikareba abarimu, abaderegiteri ndetse n'ababyeyi. Mbere y'uko ndi gutangira ariko reka mbanze nkubwire ngo kanda aha handitse subscribe, ubundi 5 kuri 5 tujye tubana mu yandi matangazo aba agiye atandukanye bareba abaturarwanda bose. Iri tangazo rero ndaribonye ndavuga nti sinabyihererana, reka ngire vuba rigishyushye nze ndibagezeho, ubundi mukomeze kuba updated hamwe n'umuyoboro wa Menya n'ibintu. Iri tangazo rero riravuga riti hashingiwe ku ngengabihe y'umwaka w'amashuri 2025-2026, ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA ku bufatanye na Minisiteri y'Uburezi biramenyesha abanyeshuri bose, abayobozi, abarezi ndetse n'ababyeyi, ngira ngo aka kantu mukumve neza, kiramenyesha abanyeshuri, abayobozi b'amashuri ndetse n'ababyeyi ko abanyeshuri biga bacumbikirwa bazatangira gusubira mu miryango yabo cyangwa se gutangira ikiruhuko kuva ku itariki ya 31 z'ukwa gatatu 2026 kugeza ku itariki 3 n'ubundi z'ukwa 4 2026. Ibi rero nibyo ngiye kubabwira ingendo z'amashuri cyangwa se ingengabihe y'uko abanyeshuri bose bitewe n'uturere batamo bazajya baragenda bataha. Ubwo akaba ari byo ngiye kukunyuriramo muri make. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe 5 kuri 5 kugira ngo tuzajye tubana mu makuru, amatangazo ndetse n'ibindi bigenda binyura kuri uno muyoboro wa Menya n'ibi info. Ku itariki ya 31 rero z'ukwa gatatu 2026 bwazaba ari kuwa kabiri, hazataha utu turere dukurikira: hazataha akarere ka Huye, akarere ka Nyamagabe, akarere ka Ngororero, akarere ka Nyagatare ndetse na Gatsibo. Ku itariki ya mbere y'ukwa 4 rero 2026 azaba ari ku munsi wa gatatu, hazataha akarere ka Ruhango, akarere ka Gisagara, akarere ka Nyabihu, akarere ka Rubavu ndetse n'akarere ka Burera. Ku itariki 2 z'ukwa 4 hazataha, ubwo azaba ari kuwa 4, hazataha akarere ka Nyarugenge, akarere ka Gasabo, akarere ka Kicukiro, akarere ka Nyanza, akarere ka Kamonyi, Karongi, Rutsiro, Rulindo, Gakenke, Ngoma na Kirehe. Kumva ko kuwa 4 hazataha uturere twishi. Ku itariki 3 z'ukwa 4 rero gazaba ari kuwa 5, hazataha akarere ka Muhanga, Nyaruguru, Rusizi, Nyamasheke, Bugesera ndetse na Gicumbi. Ubwo akaba ari uko uturere tuzagenda dutaha. Ikigo cy'igihugu rero gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA ku bufatanye na Minisiteri bakomeje basaba amashuri kubahiriza gahunda y'ingendo iteganyije, bakazohereza abana hakiri kare, bakagera mu miryango yabo hakiri kare. Abanyeshuri nabo kandi barasabwa gutaha bambaye umwambaro w'ishuri, ababyeyi nabo bakibutswa guha abana babo amafaranga y'urugendo. Iryo akaba ari ryo tangazo. Ariko reka nkubwire ko nimba udafite amakuru ku bijyanye no gushusha, nimba wiga mu wa 6, nimba wiga mu wa 3, jya hasi muri comment utubwire, ubundi udusobanuze tubashe kuba twagusobanurira. Iyi ni Menya n'Info, wa muyoboro wanyu ubagezaho n'ubundi amatangazo ya NESA. Ni umuyoboro ubereka uko buryo muri amanota, ni umuyoboro ubaha buri kimwe cyose kijyanye n'uburezi hano mu Rwanda. Ndagushimira wowe twabanye, niba wakaze subscribe n'iby'agaciro. Reka nkubwire ngo duhure muri video ikurikira. Yari Ndamage Aimé Press, iyi ni Menya n'Info.